Yes, ndabashimira rero mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu abari hirya no hino mwese muhawe ikaze muri kino kiganiro. Njye ndi Amakuru nk'ibisanzwe, ndaje mu kanya dukomeze n'amakuru yacu yagiye acaracara hirya no hino. Murakoze cyane. iradiyizigiye wareka kwizisisa wanama no mu prato widukupira iminara aho ugeze hose uhasiga amabara dore mibi yahindutse tati Kevin yabaye addicted ibyo ndabyandisha ibyo ndabyandisha ibyo ndabyandisha ibyo ndabyandisha ibyo ndabyandisha Yes, rero bakunzi ba Moiziko TV broadcast, twabageneye itangazo ryiza cyane kandi rizere ko riraza gushimisha abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'ababyifuza, abo rireba cyane cyane ni urubyiruko ndetse n'ababyeyi nibabishyigikira. So ino ni foundation yitwa Vision Rwanda Creative Foundation. Ni foundation rero ifasha urubyiruko guteza impano imbere cyangwa se umwana yifitemo. Hari ibijyanye n'ubuhanzi ndetse hari n'ibijyanye no gushushanya ndetse hari no kumurika imideri ndetse na dance modern. Byose rero bikubiye muri icyo cyiciro cya Vision Rwanda Creative Foundation. So rero umubyeyi rero ufite umwana rero wawe ukamubonamo acokoza utuntu runaka ajombajomba, bizera yuko ko aha ni ahantu heza rero kugira ngo utware umwana wawe kugira ngo babashe kumutraininga iyo mpano arebe ko yayikuza, cyane cyane yuko ko bita ku bana icyambere babatoza ni discipline, ibintu bikagenda neza cyane ku buryo iyo mpano nimba ari kubyina se cyangwa se ubugeni afite babukuza kugira ngo abashe kwiyumvamo icyo kintu kugira ngo kizamubyara. So rero nahandi ni muri Vision Rwanda Creative Foundation. Yes, ukeneye kubavugisha ni 0793381129.